kabari ababigiramo uruhare. Aho niho ngira ngo duca karongo. Iritesha agaciro aho umuntu ashobora guhinduka igicuruzwa nicyo kintu kibi. Iyi criminal mindset y'aba criminals aho yumva ko agomba kungukira mu bikorwa by'akababaro by'undi. Icyo nicyo tugomba kurwanya cyane. Ntabwo kondisiyo z'akazi zose zigoye ziganisha muri human trafficking, ariko hari ibikorwa bishobora gukorerwa mu kazi byarangira bibaye human trafficking, nk'ibyo nakubwiye: ubucakara, uburetwa, kungukira exploitation, kungukira mu mibonano mpuzabitsina y'undi cyangwa se gukora hakishyurwa undi. So habaye hari ibyo byaba bifitanye isano. Ndakeka mu Rwanda simbizi uko bihari. Sinzi ko hari ahantu hari abantu bakoresha ubucakara n'uburetwa ntabwo twari twumva, ariko bibaye bihari ibyo bintu byaba bifitanye isano na human trafficking.